Rwatubyaye Abdul ni umwe mu bakinnyi bakomeye mu Rwanda mu mupira w'amaguru. Azwiho imbaraga, ubuhanga n'uburyo asoma umukino. Uyu mukinnyi avukiye i Kigali muri 1996, atangira gukina akiri muto, yanyuze mu makipe akomeye nka APR FC, Isonga FC, mbere yo kumenyekana cyane muri Rayon Sports, aho yabaye kapiteni ndetse afasha n'ikipe kwegukana ibikombe bikomeye. Urugendo rwe rwakomereje mu mahanga aho yakiniye Sporting Kansas ndetse akinira n'andi makipe akomeye nanone harimo anagaruka mu Rwanda akomeza gufasha Rayon Sports mu ikipe y'igihugu Amavubi. None rero hari abantu benshi bari kwemeza yuko uyu mukinnyi ashobora kugaruka muri Rayon Sports. Hari abantu benshi bashobora kuvuga ko uyu mukinnyi ahari ashobora kuba atameze neza, afite ibibazo by'ubukene bwamwinjiriye. Hari abantu benshi bakomeje kwemeza ko uyu mukinnyi bibaza ubuzima bwiwe uko bumeze kuri ubu ngubu. Muri iyi video tugiye kureba uyu mukinnyi uko ameze ubu ngubu, aho yatangiriye, amakipe yanyuzemo, ibikombe yatwaye, ubusesenguzi bushishikaje mu buryo akina ndetse n'impaka n'abafana bamuvuzeho. Nibyo byose biri kumuvugwaho muri iyi minsi. Iyi ni inkuru yuzuye amateka, ubusesenguzi n'uburyohe bw'umupira w'amaguru mu Rwanda. Injira mu rugendo rwa Abdul Rwatubyaye, umukunzi w'abafana, umwugariro w'umutima w'abafana ba Rayon Sports. Kanda like, share and comment ubundi twumve iyi nkuru ya Rwatubyaye Abdul. Ubundi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda hari amazina yagiye agaragaza cyane mu myaka ishize, ariko hari izina Rwatubyaye Abdul riza mu mazina akomeye cyane mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Yagiye avugisha benshi kubera uburyo yakinnye neza, imbaraga yagiraga mu bwugarizi n'urugendo rwe rwamugejeje no hanze y'u Rwanda. Uyu mukinnyi wavugishije benshi yavukiye i Kigali muri 1996. Yatangiye kugaragaza impano ye akiri muto cyane. Abamuzi kuva mu bwana bavuga ko yari umwe mu bakinnyi bakundaga umupira cyane, kandi yagiye agaragaza ubushake bwo gutsinda no kuba umukinnyi ukomeye. Urugendo rwa Rwatubyaye mu mupira w'amaguru rwatangiye mu makipe y'abato, aho yagaragaje ko afite impano mu gukina nk'umuntu wugarira ndetse no hagati. Uburebure bwe n'imbaraga ze byatumye atangira kwitabwaho n'amakipe akomeye. Mu ntangiriro z'urugendo rwe yakiniye amakipe atandukanye mu Rwanda harimo nka APR FC, Isonga FC, aho yagiye akura ubunararibonye buhoro buhoro, maze agenda yaguka mu kuba umupira w'amaguru mu Rwanda. Ariko izina rye ryatangiye kuvugwa cyane ubwo yagiraga mu Rayon Sports FC, imwe mu makipe afite abafana benshi mu Rwanda. Aha niho yerekanye ko ashoboye cyane mu bwugarizi ndetse akundwa n'abafana kubera uburyo yakinanaga n'umutima we wose. Yakundaga Rayon Sports mu buryo budasanzwe. Mu gihe yakiniraga Rayon Sports, Abdul Rwatubyaye yabaye umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane n'abafana b'iyi kipe. Ubwitange bwe mu kibuga, uburyo yakoragamo imipira ikomeye n'ubushobozi bwo kuyobora ubwugarizi bwatumye abafana bamufata nk'umukinnyi w'ingenzi ndetse na n'ubu batazibagirwa. Hari imikino myinshi yagiye agaragaza ubuhanga budasanzwe, aho yakuragamo imipira yashoboraga kuvamo ibitego by'abo babaga bahanganye, byabaga ari ibitego bikomeye. Ibi byatumye benshi bamubona nk'umwe muri ba myugariro beza u Rwanda rwaba rwarigeze kugira muri ibyo bihe. Impano ye ntago yagarukiye mu Rwanda gusa, nyuma yaje kwitwara neza muri ayo marushanwa atandukanye. Rwatubyaye yabonye amahirwe yo kujya gukina hanze y'u Rwanda. Yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakiniye ikipe yitwa Sporting Kansas City, maze nyuma aza no gukinira ikipe yitwa Colorado Rapids. Iki cyari kimwe mu bihe by'ingenzi mu buzima bwe bwa ruhago, kuko gukinira shampiyona yo muri Amerika byatumye arushaho kumenyekana no kunguka ubunararibonye mu rwego mpuzamahanga. Nyuma yaho yaje gukina no mu Burayi mu makipe atandukanye, akomeza urugendo rwe rwa ruhago.
uretse amakipe yakiniye, Rwatubyaye yanabaye umwe mu bakinnyi bagize uruhare mu ikipe y'igihugu Rwanda National Team izwi nk'Amavubi. Mu mikino mpuzamahanga yakunze agaragara mu bwugarizi bw'iyi kipe, yafashaga guhangana n'ikipe ikomeye ndetse akigaragaza nk'umudefenseri mwiza hano ku mugabane wa Afurika. Nubwo ari umukinnyi ufite impano, urugendo rwe rwa Rwatubyaye ntirwabaye rworoshye buri gihe. Hari ibihe yagiye avugwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane igihe habaga impaka hagati ye n'abafana ku bijyanye n'imyitwarire ye nyuma y'imikino. Ibi byatumye izina rye rikomeza kuvugwa cyane mu itangazamakuru no mu bafana b'umupira w'amaguru mu Rwanda. None ni iki gituma Rwatubyaye aba umukinnyi udasanzwe? Abasesenguzi muri ruhago bavuga ko Rwatubyaye afite ibintu byinshi cyane bituma aba myugariro ukomeye. Uburebure bwe bumufasha gutsinda imipira yo mu kirere, imbaraga nyinshi mu madiweri ndetse no mu bwugarizi, ubushobozi bwo gusoma umukino, ubushobozi bwo mu bwugarizi. Ibi byose byatumye imyaka ishize aba umwe mu bakinnyi b'ingenzi umupira w'u Rwanda utazibagirwa. Nubwo yamaze gukina mu makipe menshi kandi azagera ku rwego mpuzamahanga, abafana benshi barakibaza uko ejo hazaza ha Abdul Rwatubyaye hazaba hameze. Ese azakomeza gukina hanze y'u Rwanda cyangwa azagaruka mu makipe akomeye hano mu Rwanda, cyane ko biri kuvugwa ko kuri ubu ngubu ashobora kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Ese yagaruka akagira icyo afasha Rayon Sport yakunzwemo? Ese yagaruka akagira icyo afasha andi makipe ya hano mu Rwanda muri shampiyona? Reka tubitege amaso. Hari n'abandi bakomeza kuvuga kandi ko Rwatubyaye kuri ubu ngubu muri shampiyona arimo ibintu bitameze neza, bityo ngo atanahembwa, kandi ngo nta kipe ikomeye ari gukinira kuri ubu ngubu. Ibyo bivuze ko ibi ngibi ariko ni amakuru adafitiwe gihamya kuko nta kinyamakuru gikomeye cyabyanditse. Ibi ni ibibazo benshi bakomeje kwibaza kuri uyu mukinnyi, ariko ikizwi ni uko izina rye rizakomeza kwibazwa no kwibukwa mu mateka y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ese Rwatubyaye wowe niba waramubonye, wabonye ari umukinnyi mwiza cyangwa ari umukinnyi wabonye ari umukinnyi usanzwe nk'abandi? Duhurire muri comment umbwire uko wumvise kuri Rwatubyaye. Kanda subscribe, like, share amakuru y'imikino ndetse na siporo ntakagucike kuri iyi channel. Duhurire muri video isanzwe. Rafa Ifo, Heart of Content of Sport.